Alright my people, it's been a while twari tuburanyeho cyane, ariko buriya ikintu tuba turimo gukora no kubategurira ibintu bigezweho kandi tukagaruka dufite imyuka ndetse n'amavuta. Inkuru rero ikomeje gukikikana hano ku mihanda kuri street, murabizi nta yindi ni y'umugabo witwa Sabin ngo ikintu cyitwa igitsina kimukoze umwuka byarama, ariko abagabo turaza guhungira he ko mbona bino bintu bitoroshye. Ariko buriya ngo aho umugabo aguye urenza aho twatsi, reka ntituze kumukira karuru tega kandi ibintu bikomeje guhindura isura. Aka kanya tuvugana already wagira ngo uyu munsi Sabin yari yanatumiye n'abantu bafata amashusho muri behind the scene, bagera kuri set aho ibintu byari biri kubera. Nkuko uri kubireba neza hano kuri video dufite hano, biragaragaza neza urugo Sabin yararimo, nubwo amashusho atagaragara neza cyane kubera ko umuntu wayafashe bigaragara ko yarari mu kirahure, ariko yarahatubereye natwe kugira ngo uyu munsi tuze kubagezaho video nk'iyi tubabwire bati ibintu byaje kugenda bite hano kuri Sabin, kugira ngo ukuri kose kugende kugera hanze. Uko mubibona uyu ni wa mukobwa nimba ari n'umugore simbizi, bita ngwino urebe hano, yaramaze guhura of course n'umuntu bari kugirana ibiganiro. Uramubona hagaze hirya gatoya cyane, nuza kureba muri flame neza uramubona n'umuntu w'umupapa nawe, ubanza nimba ari umugabo wa nyawe cyangwa se ari iki ntago turabimenya neza, ariko biragaragara ko yarari kuganira n'undi muntu. Ndetse wanareba muri telefone nkuko uyu wakameye yarari kugenda kurura akakwereka ko hari SMS yarari kwandika, byanga byakunda ni SMS yari iri kugenerwa Sabinuzi cyangwa se Sabin. Nkuko bibona iyi video ifatwa yafashwe n'umuntu wari uri muri uru rugo nyirizina. Ntago tubizi neza nimba uno muntu yari yatumwe cyangwa se nawe yari ari muri gahunda, ariko ikigaragara nuko nawe yari yiteguye buri kimwe kiri kujya mbere aha hantu, ndetse abasha no gufata ino video benshi bari batarabona kubera ko agace kagaragaye n'aka video ya Sabin yafashwe ari mu muhanda, ubwo yagurukaga nka Rambo akisanga yakonjaguritse amaguru, ibintu bitari byoroshye cyane. Gusa ngewe iyo nza kuba Sabin ntakubeshye nagombaga gusohoka nemye, kandi waba unafite imbaraga tugahangana tugakubitana tukesana, ubundi bikarangira uko byakagenze. Nge ntago najya kurira igipangu umugabo wihaye nka Sabin ufite amafaranga, ufite wareva n'ibindi byinshi cyane. Yagombaga gusohoka ahubwo yahura nimba ari n'aka Jackson cyangwa se nimba ari n'umujama utereta n'umugore cyangwa se babana akambwira ati let me give you mula. Hano rero Sabin akimara kwakira SMS yasohotse mu gikari gake gake akwepa. Mu gukwepa umutipe nawe amukurikira nk'umupaparazi wakamejeje. Sabin akomeza kugenda agwirirana mu bikuta ahantu ubona ko anateye ubwoba, ahubwo Sabin urabashije pe. Nuko rero yaje kuzamuka abageze hehe ku gikuta hejuru. Ntekereza ko Sabin hano atarazi ko namara kurira kino gikuta hasi aza gusanga ari harehare kurusha aho yarari, ndetse ibi bikaba ari byo byamuviriye kugwa agwa nabi pe. Murabibona rero ni iyi video twagiye tubona twese ku mihanda ikikikana, Sabin amaze kugwirirana mu muhanda ndetse ari no gukorerwa ubutabazi bw'ibanze, nkuko uno mumama mwabibonye muri interview yiwe batubwiye ko ari n'umutwara sibo w'aha hantu yarahabaye rero, kandi nawe hari byinshi yavuze kuri iyi video. Rero ubu tutegereje no kubona indi video biri kuvugwa ko ishobora kubihari ariko itarasohoka, of course in bed. Reka dutegereza abapaparazi b'iki gihe, nanjye ndabizi ko turabizeye, turaza kubona amakuru menshi kandi turaza no kumenya n'ubundi ibindi byose bigiye byihisha inyuma. Gusa bagabo reka mbabwira akantu kamwe, nubwo bino bintu turi kubivugaho nyine benshi bakabifata nk'imikino cyangwa se bakabifata nk'ibintu biraho, ariko nta mugabo wagakwiriye. Sinzi uko ndibuze kubivuga, emotion ziranyishe hano hantu kubabwira. Nubwo ibi bintu turi kubifata nka black, ariko umugabo wese ashobora guhura n'iki kibazo, gusa ingaruka zabyo tujye nazo tuzirebaho, kubera ko ibi nta kindi bisiga muri societe. Hari benshi byangiririza ubuzima ndetse n'iterambere ry'ubuzima bwabo. Aka kanya icyubahiro cya Sabin ntago gihagaze neza, kandi yari umugabo wihaye. Murabizi ko yagerageje gukora izina rye, niyo mpamvu n'aka kanya ku mihanda uri gusanga huzuyeho izina Sabin. Ariko gusa ku rundi ruhande nyine n'ubundi ngo burya
agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru kandi ngo urwishigisha yararusoma. Gusa ku rundi ruhande ngewe nk'umuntu w'umugabo ntago naza kuvuga hano ngo ngende ngo nenge Sabe ibintu mbikira ibintu byatanje. Sabe ntago ari umuntu wakoze ikintu kidasanzwe, ahubwo wenda uburyo nawe yabyitwayemo nibyo nyine byatumye acika amazi. Buriya Sabe yaza guca ku muryango w'imbere agasohoka nameze neza, wenda n'uyu mugabo bagakorana mwinshi nk'ebyiri buri wese akumva mugenzi we, byari kuba bigaragara ko ari igikorwa nyine cy'ubugabo. Ariko hano Sabe akomeje gufatwa nk'umuntu wa fake, kandi nyamara Sabe yarari kubikurikirana. Nujya no kureba uno mugore wasanga aranabinogeje neza, umugore akishima cyane. Sabe ni umuntu w'umugabo ahubwo wagakwiriye gushyigikirwa, kuko erega nitunajya no kureba no mu mateka tujye tunavuga n'ibintu tubisubire. Nujya no kureba no muri Bibiliya urasanga abagabo ba kera yabaga yibitseho ibyana nka bingahe, 3, 4, 5 urumva. Ariko ubu ngubu ntago numva impamvu Sabe kuba yaragiye akifatira ikindi cyana ku ruhande akaba kimenyera buri kimwe, wenda icyana kikaba kinabayeho ubuzima bwiza bivuye ku mufuka wa Sabe. Bakakanya nkaba numva ama TV hirya no hino yasakuje YouTube channel ngo Sabe yakoze ibintu bya danje. Ntago ari ibintu bya danje. Ubu se Sabe ni ufite abagore benshi kurusha wa mugabo bita harya wa mugabo warongoye Esther muri Bibiliya bamwita Ndera. Wa mugabo bamwita Ndera muri Bibiliya. Nukuvuga ngo ibi binerega ntoya amateka mana bafite ahantu ava. Umugabo kuva kera yirwanagaho. Sabe rero kuba yaraguye muri iki kiboro wenda bishobora kumusenyera urugo, ariko nabwo byarusenya ari uko rutari rukomeye, kuko umugore wa Sabe nimbaza ubwenge, ahubwo navuga ati umugabo wanjye ashobora kuba noza gahunda fresh, kuko nimba abandi bagore bamwitabaza muri gahunda byaba bigaragara ko Sabe abasha. Ikindi cya kabiri, uyu mugore wa Sabe natuza ahubwo avuga ati ngiye Sabe ndagukomeraho, kuko nibeshya agakora iyi kosa rimwe agatera intambwe mwasubira inyuma. Ari amafaranga Sabe afite ibyana biri hano biraza kuyajagajaga. Ari n'umujama nigeze numva ejo bundi ari gutebya kuri IG bamwita Dumba, ari kuvuga ngo nibeshya umugore wa Sabe agasohoka mu nzu finga bararita baze umuryango arabareze bene bameze. Oh my god. Gusa nta kindi twarenza kuri ibi bintu. Reka dukomeze turebe gusa nyine abantu babyoroshye nta bintu bya danje. Ndetse nizere ko ibi bitaza no guca no mukobwa intege. Uyu mukobwa bita ngo nimba ngo ngwino urebe, n'ubundi yatumye abantu bareba. Nakomeze yibanire na Sabe kandi anamube hafi, abanamuhoza, abanamukanda gake. Dore niwe watumye avunika, kuko buri wasanga yaranamushutse akamubwira ngo nasimbuke, kandi Sabe adaheruka siporo amaze iminsi yibera mu biganiro byo kuri channel, umwanya wa gasiporo ukaba warabuze. Kuko yaza kandi amakuru mba mfite nuko Sabe yigeze gukoraho ibintu bijyanye n'umutekano w'igihugu muri polisi, nimba atari igihugu, ariko nimba atarakoze ku buryo kari akantu ubuse ntago yanamanukira mu mutaka kurya akantu nka kariya kakuvuna Sabe. Nta kundi nyine, reka dukomeze kubifuriza kugubwa neza inshuti bakunzi b'ibiganiro byacu, ndetse icyo tuba twifuza no kubagezaho update ziri gutambuka hirya no hino. Tubibutse ko hano ni kuri Lengo TV, ni ya makuru nyine aba twika kandi agezweho. We love you so much, ngiye unyite Masifa. Thank you so much.